Mumeze mute bakunzi bacu? Niko umuntu iyo uramutse umwemeyeho ahita atangira kugukunda kurushaho. Ibyo nabyo kubimenya ntacyo bitwaye. Reka tuvuge ku mafaranga. Dukomeje n'igitabo The Secrets of the Millionaire Mind, amabanga y'intekerezo z'abakire. Urashaka ku mafaranga? Tangira ugendere kuri iyi mitekerereze. Abakire batekereza byagutse mu gihe abakene batekereza utuntu dutoya. Umwanditsi ni Half Iker, ndetse atinda cyane ku mumaro wo gutekereza ibintu bihambaye no gushyiraho intego zihambaye mu buzima bwacu, intego ndende kandi zibihambaye. Avuga ko iyo dutekereza ibintu bihambaye ari n'akamahirwe n'inzira nyinshi bidufungukira ku buryo dutera imbere byoroshye. Ikiganiro kiribanda ku mibereho y'abakire ushobora kwinjiza mu buzima bwawe uyu munsi nawe ugahinduka umukire bitakugoye. Nta kindi wongeyeho. Nitwa Samuel Mugisha, hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Abantu bamenye ubwenge barebye munsi y'video ahagana iburyo bakanda hano handitse ijambo subscribe, kuko ntabwo bacyongera gucikwa n'ibiganiro byacu. Injira muri abo bantu nawe uyu munsi niba utabarimo, kuko tumaze kuba ibihumbi 13. Inzira ya gatanu twari twakomeje n'inzira zibanza ubushize. Iyi ni inzira ya gatanu, wenda ntabyo wari uzi, gusa ngo abakire bibanda ku musaruro mbumbe w'ibyo batunze, mu gihe abakene bo bibanda ku mushahara bakorera. Wumva ushaka kongeza umushahara, cyangwa se wumva wifuza kuzabaho ukorera amafaranga cyangwa se ibifaranga byinshi? Mu gitabo asobanura neza ko ibyo utunze byose ubariyemo n'amafaranga ufite mu mufuka, ariko ukavanamo ibyo ufitiye abandi, ideni ndetse n'ibyo abandi utunze, agaciro ubona ari cyo kintu cy'agaciro kuruta uko wakishimira kuba uhembwa ibifaranga cyangwa se amafaranga menshi ku kwezi. Abakire bacunga amafaranga yabo neza, mu gihe abakene batagaguza amafaranga yabo. Hindura iki kintu niba kikubaho. Ibi ubwabyo bisobanura ukuntu igenamigambi rinoze, ibyo wifuza kuzamaza amafaranga, ubwizigame, kwizigamira ndetse no gushora amafaranga bishobora kukugeza ku gasongero k'ubukire. Uburyo wagenzura amafaranga yawe kandi ukaba cyangwa se ukaba waguma uri umukire, Bwana Iker arabusobanura. Umva uko abivuga. Atanga inama yo kugaba umushahara wawe ukorera buri kwezi muri konti zibika amafaranga 6, buri yose n'akamaro kayo kihariye ni konti. Ibi twari twabikomojeho ubushize, gusa reka tubisobanure neza. 10% by'umushahara wawe utarakuraho n'igiceri na kimwe jya uyazigamira gushora imari, konti y'ishoramari. Aya ngaya aragwira, aragenda akazagwira, ari nayo ushobora gutangiza umushinga runaka mu buzima bwawe. 10% kandi by'amafaranga winjiza avuga ko wayashyira muri konti yo kwishimisha. Aya akaba amafaranga uzajya ukoresha ibikorwa bituma wiyumva nk'umukire nyuma y'ukwezi, urugero kwigurira icupa. Andi 10% yashyira muri konti uzagenera kwiyungura ubumenyi. Aya wenda niyo ukoramo igihe wiga gutwara ikinyabiziga cyangwa se ubundi bumenyi muri rusange. 50% by'umushahara wawe nibura niwo ugomba kurya no kubamo mu kwezi. Avuga ko kandi ari byiza gufata irindi 10% ukarizigamira ibihe bigoye bishobora kukuzira mu gihe uri hagati mu kwezi. 10% kandi muri konti yo gufasha abandi. Ibyo nabyo ntuzabyibagirwe. Dore urugero, nk'umuntu ukorera 100,000 ku kwezi, 10% byayo ni 10,000. Ubu ni uburyo buzagufasha kuringaniza ndetse no kubasha kwishimira amafaranga yawe kandi ukazigamira ahazaza, ndetse ibibazo bizagabanuka. Nemeza ko washoboye ibi bintu, ubukire waba watangiye kubukuzaho intoki. Muri chapitre ya 6 ari no duhagarikiraho uyu munsi, reka tuvuge ku myitwarire n'imico iranga abakire mu buryo burambuye. Umwanditsi avuga neza ko abakire bagira imyitwarire n'imico ushatse bavuga ko yihariye abakene ubundi batagira. Wumve neza, iyi ni imico avuga neza ko ariyo ibageza ku ntsinzi z'ubuzima n'abakire. Burya ngo abakire bakunda gusoma ibitabo kandi bashishikazwa no guhora biga biyungura ubumenyi. Bagira abajyanama mu buzima bwabo, bitabira amanama abateza imbere kandi bakira inama mu buzima, ndetse n'ibyo batazi bishimira kubyiga. Burya abakire bishimira ibyo bagezeho. Umwanditsi atugira inama yo gutangira kujya tunezezwa n'ibyo dufite. Urugero, uri muzima nturapfa kugeza uyu munsi, ibyo wabihera wishima. Avuga ko kwitoza ibi no kubikora neza bikurura ubutunzi mu buzima. Ntabwo watera imbere utishimiye cyangwa se ngo banze wemere ko hari ibyo ufite, hari ibyo
wagezeho cyangwa se hari aho wavuye. Shaka agenda, ikayi uyu munsi yo kwandikamo amashimwe y'ibyo wagezeho ufite, ibyo kandi uzajya ubikora buri munsi. Undi muco ubundi abakire bagira, ubundi abakire ntabwo bajya bajenjeka, bafata imyanzuro n'ibikorwa bya nyabyo kandi mu gihe cya ngombwa. Byakugora kubona umukire yegeza ibintu nyuma. Ntibajya bategereza igihe cya nyacyo kuri bo, babitekerezaho bagakora imibare myiza itari imikosa, ubundi bagafata igikorwa bakazigira ku makosa nyuma yaho. Urugero, nta mukire uzabona utegereza igihe runaka ngo niho azashora amafaranga mu buhinzi, mu gihe abakene bo bahura n'ubwoba, ndamutse mpombye se. Abakire bakora imibare bo ubundi bakataka, apfa kuba hari icyizere. Ubutaha tuzakomeza n'izindi chapitre z'iki gitabo. Ni igitabo cyiza cyane, tuziga byinshi byerekeye gutekereza byagutse kandi no kugenzura amafaranga neza. Tuziga neza kandi twadukira imibereho y'abakire, kandi ari nako natwe dukira. Iyi video ubaye ugize icyo ukuramo, nibagirwe kwihereza like, birifasha kugera ku bantu benshi. Ibuka ukore subscribe niba utarabikora kuri iyi channel, uzajya ubona ibiganiro byacu mu buryo bukoroheye. Igitekerezo, inyunganizi, gushima wabidusangiza muri comment. Reka Imana izaha amafaranga menshi, nicyo mbifuriza. Ni Samuel Mugisha.